Mwiriwe neza mumeze mute? Ugu munsi twenda kurebera hamwe uburyo bworoshe umuntu yakwigamo gita akoresheje kodi ya soro. Soro ijanaga na do na re zigendaga ziri kodi zitatu. Zigendaga ari so, do, re. Ubwo mu gihe cyo twenda kuyiga nimba aribwo bwa mbere, ukwiriye kumanza waca inzara zawe, kubera ntabwo washobora gufata zino mirya utabanjije waca inzara, byaguteganya. Rero ukubanza wareba ngo inzara zawe uraziciye, wamara kuzica ukabona ugakoresha gitari. Murakoze. Murareba hano haruguru handitsweho soro, handitsweho do. Uko ndaba ndi gufata hano ahubwo yaduhagisha amaraso, mbese imyambaro yazo, mbese imyambaro yawirinda. Ogejwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso, hari ubwo yakuhagije amaraso, mbese imyambaro yawe